kumvikana baza bikoreye arababyeyi babashoreye. Turi mu gice gicuruzwamo ibisheke mu isoko rya Kinkware. Ibisheke biba byaturutse mu turere twa Gakenke na Nyabihu. Ngo muri iki gihe cy'itangira ry'amashuri ngo usanga hari bamwe mu babyeyi badatinya gusibya abana babo ishuri, ahubwo bakabikoreza ibisheke bagiye mu isoko. Kumvikana baza bikoreye arababyeyi babashoreye. Namubaza uti ko uyu mwana atagiye ku ishuri ngo yantwajije ngo araje y'ikigoroba. Bazanye ibisheke bari abana bari kwirangurira ku giti cyangwa bashaka amafaranga. Akiyo yazanye ibijumba, imyumbati, igitoki, abari by'ababyeyi. Uku gusibya abana ishuri bakabikoreza ibisheke bagiye mu masoko agiye atandukanye ni umuco mubi unengwa na bamwe mu babyeyi bo mu karere ka Gakenke, bavuga ko ari ukwica hazaza h'abana babo, nk'uko bishimangirwa na Namarere Wonsia wo mu murenge wa Muyongwe kimwe na bagenzi be. Birabangamye kubera ko niba umwana yikoreye umutwaro ko byagenda kose, akenshi hari igihe bikorera niyo mitwaro ku munsi w'isoko, icyo gihe aba yasibye ishuri. Kandi ubwo yaba atasibye ishuri, umutwaro munini ibya byose buri ku mutwe ugira icyo ugabanya ku bwonko, akomeza kwitekerereza. Nubwo waba uramuha amafaranga, akomeza kwitekerereza amafaranga yo gutekereza iby'ishuri. Umurage nyamukuru dufite ubu ni ishuri. None umwana rero ukuri kumusibya ishuri, ukamuha ya mitwaro ngo nakure, aribagirwa ibyo ku ishuri, yumve ko buriya abana nubwo tuvuga ngo ntibumvira, barumvira. Iyo abonye umubyeyi ari kumutoza ngo ntwaze imitwaro, yumva ari byo byiza, ejo heza ntabwo ateganya. Iki ni ikibazo n'inzego z'umutekano zibona ko gihangayikishije, nk'uko bishimangirwa n'uhagarariye Inkeragutabara mu karere ka Gakenke. Ugasanga bikoreye ibisheke, bikoreye ibijumba, bikoreye imyumbati, barimo barajyana mu masoko. Iyo ugiye mu masoko nka za Kinkware, hano hepfo Gakenke, ukagenda ukajya za Ntuza, za Base, iyo ugenda mu muhanda byongera kubona abana bikoreye iriya mizigo, ba mutima w'urugo babari mu bashoreye abana nabo bikoreye, bose bagiye mu isoko. Ndagira ngo rero mu gitsindagiye kuko icyambere biratera drop out, umwana batangiye gucuruza iby'ishuri arabireka. Noneho hari no kubakoresha yandi nanone itabageneye. Mu kuvugutira umuti iki kibazo, umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko nyuma yo gufata ababyeyi baba bikoreje ibisheke abana babo babasibije ishuri, bakababeshya ko bari bwiga ikigoroba, bafashe umwanzuro. Turagenda twajya gufata abana bagiye ku isoko, wamufata mu gitondo atitega ikigoroba, wamufata ikigoroba atiteza igitondo, bakaducanga gutyo. Turagenda twajya gufata abana bagiye ku isoko, wamufata mu gitondo atitega ikigoroba, wamufata ikigoroba atiteza igitondo, bakaducanga gutyo. Muri iki gihe abanyeshuri bari kwiga, ngo mu gukurikirana ko nta mubyeyi uri gusibya umwana w'ishuri ahubwo akamujyana ku isoko amutwaje ibyo agiye gucuruza, ngo buri ku minsi y'isoko y'amasoko agiye atandukanye muri aka karere ka Gakenke hashyizweho itsinda rigenzura ko ibi bishyirwa mu bikorwa. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.